Banda umuhungu imbere n'inyuma kuko navuga se funde ushaka kundeba gutya physical ukavuga ngo n'umukobwa. Yego. Ese ikintu kijyanye n'uburezi BN abatinganyi wifata gute? Umva nkubwire rero mukobwa. Sibyo? Iryo zina ndizira kubi rero kambikubwize n'ukuri. Iri zina abatinganyi bundi babishira kwisanuka birya. Ese ubukabasha kugira iki? Ubasha akantu kabasha guhaguruka cyangwa agaki gahaguruka gutwise cyangwa umunwa naringize kibasha guhaguruka kidahaguruka umunsi n'icyahaguruka kuva na kera cyarahaguruka gukora akazi. Bakunzi ba AMTV tubaha ikaze nanone, uyu ni umunsi wanyu, tubazaniye umutumirwa wanyu mukunda cyane. Turasuza cyane cyane abakunzi ba AMTV bari hanze y'igihugu mu bihugu bigiye bitandukanye, turabasuje tubaha ikaze. Kuri uyu munsi rero muri kumwe nanjye Gihozo nkuko bisanzwe. Twabazaniye umutumirwa rero umukobwa, ndabona asa nk'abakobwa ariko araza kutwibwira neza. Ni umutumirwa wanyu rero, ni ubwa mbere aje kuri AM. Tangira wibwira abakunzi ba AMTV, tuguha ikaze. Murakoze. Banyita Hugue cyangwa Nyirinkwaya, niyo mazina yanjye. Haba mfite n'indi zina rinini ry'agasirunko kunda kuba ari aho ngaho ariko nakunda kurikoresha cyane. Bakunda kuryita umuhire. Umuhire. Yego. Abantu igikondo. Niho kwa papa na mama. Muri famille niho navuga niho mu rugo kwa. Yego, niho mu rugo. Ufite ababyeyi nibo mubana? Oya, nta babyeyi mfite. Yego. Papa yarapfuye na mama yarapfuye, bose baratabarutse. Bose baratabarutse. Abantu batatu. Okay, muri abana batatu. None Hugue ni izina ukunda cyangwa nuko? N'ubundi n'ubusanzwe n'iryo zina ryanjye nabyo abantu benshi bazi. Kwa ku bakunzi rero ba AM tuguhaye ikaze, nanjye nguhaye ikaze, nabo baguhaye ikaze. Hugue, hagati aho ngaho tukitangiye ikiganiro cyacu, ikibazo ku musatsi wawe kubera ni umusatsi wawe cyangwa n'ibindi bintu? Ni umusatsi wanjye. Umusatsi wawe, umusatsi mwiza. Murakoze. Hugue, dutangira ikiganiro cyacu, nshaka kubaza ku bintu bigiye bitandukanye. Ndabona ufite look y'abakobwa. Uri umukobwa uri umuhungu? Ndi umuhungu. Jesus. What? Ndi umuhungu imbere n'inyuma kuko navuga se funde ushaka kundeba gutya physical ukavuga ngo n'umukobwa. Ariko navuga ko nsa na mama. Usa na mama wawe? Biragaragara. Usa neza. Mama wawe yari mwiza cyane by the way. Okay. Merci. Hugue, se ko mbona imyambarire yawe, look yawe, ako sinzi hari ikintu uri kunkinga hari hagati aho ngaho. Iki wambajije ko mfite umunwa ndagusubiza. Kandi koko. Hugue, ese ikintu kijyanye n'uburezi BN abatinganyi wifata gute? Umva nkubwire rero mukobwa. Sibyo? Iryo zina ndizira kubi rero kambikubwize n'ukuri. Iri zina abatinganyi bundi babishira kwisanuka birya. Babishira kwisanuka birya? No. None nyine nkubaje kugira ngo nsubize. So ntago nkunda kubyinjiramo cyane kandi umuntu abimbwita numva sukari na panta shafta kuzamuka. So rero ndizera ko tutakomeza kubiganiraho cyane, twaganira ibindi ariko ibintu byo bage cyangwa se tinganyi cy'abarezi BN no. Ushobora kukwibeshyaho cyangwa se undi muntu akakwibeshyaho kubera look yawe? Kwibeshya se ubwo ushobora kubibona gutya ko ushobora kwibeshya ku isura ariko se umuntu ufite ubwanwa. N'ubwa mbere tuganira ariko ngenda abona c'est vrai siri umuntu atubonye nk'abantu nk'abakunzi ba AM bari kutureba ashobora kubona ko twese turi abakobwa. Ushobora kubibona gutya ariko sinzi. Ariko ushobora kuba ko mama nkubwije ukuri ariko burangiye mba numva ari byo sawa. Uku niko kuri kwawe? Niko kuri kwa ngende umuhungu ntago ndi umugay cyangwa se umutinganyi. Ese wawe wegeze kubyinjiramo cyangwa kugendana nabo? So nakunze kubagenderamo sometime gihe kimwe ariko nangari cyane, ariko bumva icyo kiganiro twagihindura tukajya mu kindi. Nise kuye cyushaka ko tuva kuri iyo topic ko tujya ku yindi. Then navuga yuko nakijijwe kuri gihe ku giti cyane. Uracyansembera neza ko ibyo bintu wapi. Ndabyumva neza ko ikiganiro udashaka ko tugikomeza, topic nushaka ko tuyivugaho, ariko hari impamvu ahari. Ubushize nkubona ngira ngo nakubonye bwa mbere ku Gasaro TV. Nabonye ko ukora ikiganiro uvuga ngo uri umuge. Ku bintu bijyanye n'abage, ndongera mbona uhakana ko utakiri umuge, waje kubivamo. Nagira ngo nkubaze. Ese
waje kubivamo nyuma bigenda gute? Njye na n'ubu ngubu ntabwo ndasobanukirwa neza impamvu wenda mbere nakubonye uvuga ati ngenda umugenda nabyemera n'ibintu nkunda n'ibintu navutse mbese navutse bindimo na nisa biracyandimo. Ejo bundi nongera kubona ngo wakijijwe, mbona ngo bagusengeye, hari umukobwa mwari mwahuye mbona ngo bagusengeye ngo wakijijwe ngo wabivuyemo. Ese mbere ibyo bintu byaje kugenda gute kugira ngo uze gufata decision uvuge ngo ngiye bino bintu ndabihagaritse? Murakoze. Navuga yuko deni kubyinjiramo mbere nari umugenda byemera. Yego. Nari umuge ariko kubwa nyagasani niko navuga. Nagiye mbivamo gake. Yego. Ubu ndavuga ati reka mfate decision yo kuba mbivuyemo kuko n'ubundi nari we ntabyemeraga. N'ubu ndacyabyemera ko nari we. Ariko kuba Imana yaramfashije nkagenda mbivamo gake nabyo ndabishimira Imana kandi umurongo ngezeho uyu ngubu ndawushima cyane. Waje kubivamo uza gukizwa ni ibintu byiza cyane. Welcome mu bandi bagabo bose nk'abandi. Urumva ubyishimiye wabyakiriye cyane? Ndabyishimiye cyane. Ese ubu kabasha kugira iki? Ubasha akantu kabasha guhaguruka cyangwa agaki gahaguruka gutwi se cyangwa umunwa? Naringize kibasha guhagurika kidahaguruka umunsi n'icyahagurukaga kuva na kera. Cyarahaguruka ugakora akazi ko kwicara se cyangwa ku gitanda. Ku gitanda ni ibintu bisanzwe ibyo ngibyo kuva na kera byabagaho. Kandi wari umuge? Yeah, of course. Wakitingaga nk'abakobwa biragaragara bikikaza guhaguruka gute se? Kandi nk'uko umuntu uhaguruka uvugisha. Oya nsobanurira neza. Musobanurire gute? Ntago ndabyumva neza. N'abakunzi bari kureba ntago barabyumva. Uye nanjye ndi kukubaza ibintu ntarumva neza, n'abakunzi bacu ntibaba barabyumva neza. Sobanurira mbere y'ibyo bintu birimo byari ibintu bimeze biti kandi ufite igitsina gabo. Navuga yuko deni nkibikora nakitingaga like girl. Nayakijaga navuga ko nabaga ndi ku gitanda ndi kumwe n'umuhungu mugenzi wanjye. Nkuko umukobwa agomba kuryama ku gitanda umuhungu akamujya hejuru, niko byari bimeze. Wamujyaga hejuru? Namujyaga hejuru. Ubu rero system yarahindutse, ubu ni hejuru nawe akajya hasi. Niko bimeze. Navuga yuko deni kuko nakijijwe bya nahise mbirika byose icyarimwe mbishira ku ruhande. Ubu wajyaga hejuru y'umugabo mugenzi wawe? Njyaga hejuru. Yakujyaga hejuru? Njyaga hejuru. Okay. Yewe nkaryama nk'umukobwa like umukobwa nguko aryama hasi umuhungu akamujya hejuru. Niko nyine yari imeze. Ariko ubu umeze ute none? Ubu rero ibyo buge nabishyize ku ruhande nabiteye shoti. Ubu navuga ko ndi umuhungu ujya hejuru y'umukobwa. Uri umuhungu ujya hejuru y'umukobwa? Yego. Ibyo bintu ko numva bikomera ntabwo byoroshye. Numva nyine ni urugamba kubera ko navuga ko deni abantu abamama benshi n'abashuti banjye benshi nyine bagenda bantuza gake ntabwo ari ibintu utawinjiramo ako kanya. Yego. Bigenda gahoro gake. Ese yige nkubaze gato ufite imyaka ingahe? Ubu mfite imyaka 27. Imyaka 27. Ese ubu buzima cyangwa urugendo rwo kuba urugendo wavuyemo, tuvuge ko hari ibyo wavuyemo ubu harahuri kugana. Ese mbere yuko ugera aha ngaho uri kugira ngo ugere nyine mu byo ushaka kugeraho, ese ibintu urugendo nkuru nguru rw'aba gay warutangiye ryari ufite imyaka ingahe? Navuga yuko ibintu by'aba gay ni ibintu navuga ko navukanye mu maraso. Ariko kubera Imana Imana irahindura. Hari umuntu samedi y'umuntu, hari umuntu aba afite samedi itaragera. Ariko samedi yanjye Imana yarayinyeretse. Samedi yanjye yarageze rero nagombye kuba navuga yuko se navuga ko bya bindimo nyine mbikora ibintu navukanye ntabwo ari ibintu nagiye kwiga. Ibintu navukanye muri gihe mbere hose. Rero navuga yuko kuva nkiri umwana nakinaga n'abakobwa, ntabwo nzi gukina n'abahungu. Nakinaga tayari, nkakina imigozi, elastique, ibintu byinshi abakobwa bakunda gukina. Guheka ibipupe, nahekaga ibipupe nk'abakobwa kandi nkabona ntacyo bintwaye, nkabona mu rugo nta bintu navuga ko babikomanseho cyane. Byagendaga biza gake uko nagiye nkura. Navuga ko rero
nakishijwe byamvuye ubu ntago nkibikora narabiretse. wenda uraza kunyihanganira ku kiganiro nshaka ko tuza kugirana, ndaza kukubaza kuri iyo topic neza kuko mfiteho ibibazo byinshi nifuza ko wansubiza. Ige mu buzima bwawe waciyemo hari standard umuntu ahera kugira ngo agere ku yariho ubu ngubu. Ntekereza ko wahereye mu myaka 2, 3, 5 uri umuge ari ibintu bikubamo. Ese societe yo ku ishuri aho wize primaire byari bimeze bite, secondaire byari bimeze bite, mu buzima bwawe bwo ku ishuri byabaga byifashe gute? Ntabwo ko ku ishuri nyine rabizi ko nyine abantu cyangwa babyumva n'abanyeshuri bamwe n'ubu ngo babireba bakavuga ati no, kuko hari abandi bagiye bari hanze. Yego, muri societe yo hanze. Navuga ko ku ishuri nta kibazo narakinaga, ariko nyine urabona abandutaga bigaga nko mu wa kangahe, nko mu wa 5, mu wa 6, mu wa 4. Twabaga ndi gukina n'abakobwa bakaza bakankubita inkonji bakambwira ngo ibyo bintu nibivemo, ariko nyine bagasanga ni ibintu bindimo ntago babinkuramo. mu mashuri yawe yisumbuye byari bimeze biti? So navuga ko muri secondaire n'ubundi ni kwa kuri niko byari bimeze. Ese wigize urangiza kwiga? Oya, nacicishemo hagati. Wageje mu mwaka wa kangahe? Wa 3 secondaire. Mu mwaka wa 3 wigaga interna cyangwa wigaga? Niga muri interna. Muri interna. Ni ubwo buzima rero bwo kuburi muri interna ya ni ibintu nubishe byiza kuko iyo wiga utahari ushobora kwiyoberanya. Ese muri interna wigaga uba mu kigo wambaraga iyi myambaro? Icyo ni ikibazo umuntu wese ashobora kwita yibaza. Imyambaro wambaraga, ese wambaraga nk'abahungu kandi usa nk'abakobwa, ni ibintu byawe bikubamo? Mbese ngira nk'ubuzima bwo muri secondaire uburyo warubayeho. Navuga ko mu buzima bwo muri interna, yego, bwo ko bwa mbere nkinjiramo mu wa mbere abanyeshuri barambonye bwa mbere baravuga ati uyu ni umukobwa ni umuhungu, kuko then nagiye nambaye imyenda isanzwe, tangije bambonye bakajya bandeba nkavuga ati none nkajya mbwira umuntu twagiye wanyenye ku ishuri, namubaza se kuko cyo bari kundeba ninyariye nimereye ngo nyine ngo bakurebye mu maso barakuyoberwa, bari kubona batazi, bari kureba mu maso akabana umukobwa ariko bari mu gatuza bakabura. Ubwo nyine nagiye gufata uniforme, babona namfashe ipantaro mfata ishati, babona ngiye muri doro y'abahungu, aravuga ati mwayobye ariko dore doro z'abakobwa ziba haraye, uwo mukobwa mu mutene haraye niho doro ziba. Ukigera rero muri doro kugira ngo ubone umuntu urarana, ko naraga ku gitanda cyo hasi, ntabwo nakunda ko nzi ko kenshi ndara hejuru kunda guhubuka. Ndangije ndavuga se abanyeshuri, ndavuga se ndiyambura abanyeshuri bambone, abanyeshuri bafite amatsiko yo kureba mimsix yanjye, nanjye nkagira ngira ubwoba nyo kuvuga se, ariko ndabimenyereye nyine ni ibintu biraho. Gitondo kwa kunda kubita ikigufuri ngo mugiye muri dushe koga, agiye niyambare boxer yanjye ariko koga ndoga nakura bakavuga ati kuramo, abandi bakuramo nkarebera nkahita nubika amaso hasi ngo ntareba muze zabo zo gahunda zabo, numvaga nashaka no kuzireba. Yego, uko harimo bamwe nabona ko badafite isuku, ukabona nyine ni ibintu avuga ati ibi ni ibiki Imana yanjye, noneho ibintu nzagera mbimenyere. So nagiye mbimenyera gake gake, abigeraho ndirekura ndavuga ati ariko bakajya babona ukuntu muri recreation tugiye gukina kandi kumwe n'abakobwa, avuga se uriya muhungu ateye ati yamwe se biti anye nuko uko mubireba niko bimeze. Iyo ushaka kubyinjiramo rero turagurukana, abanyeshuri genda bamenyera gake gake, nuko navuga se we n'ibyagutondaga kuba muri ubwo buzima buri muntu wese yibaza ngo byari mu gihe cya mbere, umuntu uvuye iwabo hamenyereye kujya muri dushe yiyambariye akayiswime kiwe, nkizagajya muri dushe akoga wenyine, ubwo kujya ugenda akogera mu gisare ari kumwe nk'abantu nkabangahe, umva byaragutondaga. Ndangije nyine ndangije ndavuga se ibi bintu bizashigiraho bimenyere, bigenda biza gake gake, genda ubyakira. Nyabyakira abanyeshuri bagiye barabimenya, bamenya ko ndi umuge uri aho ngaho nyine. Ariko icyo gihe wari utaratangira gukunda abahungu bagenzi bawe cyangwa wari waratangiye kubakunda? Yumvira we, ubwo naba naratangiye muri primaire kugeza muri 6e primaire, nta muhungu dukunda. Wagiraga umukunzi n'icyo gihe? Nagiraga umukunzi. Muryamana? F4. Uvuze?
fo cyane twararyamanaga. wari ufite icyo gihe umukunzi munaryamana Ego. mu myaka yawe mike cyane wiga muri segonderi mu wa mbere? Ndavuga natangiye kugira umukunzi niga mu wa 4 primaire. Mu wa 4 primaire munaryamana Cyane rwose. ko ari ukazi Nari icyuma. wari icyuma biragaragara. So noneho nyuma rero y'ubwo buzima, nyuma y'ishuri waje kujya muri sosiyete y'abantu, uza kubana n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ese abantu kugira ngo bakwakire muri iyo sosiyete yo kugira ngo bamenye ko uri umuge, ukunda wenda igitsina gabo nk'uko nawe nyine uri igitsina gabo, ukuntu abantu baje kukwakira byaje we ubwawe waje kubona ko sosiyete igufata gute?